yabuze bibaye ari bikunda wansanga ahantu ndi tugahura hanyuma nkakubwira uburyo umwana yabuze hato na hato utangire kayikosa ko narangaye cyangwa se umwana namubahaye mu bushake mbishaka kuko nari mfite gahunda yo gushaka nkuko twajyaga tubisererera. Ubwo rero numvise kumubwira kuri telefone yuko umwana yabuze bidahagije ndavuga bibe byiza duhuye nkubwire ko ukuntu umwana yabuze nibiraba ngombwa ubaza abaturanyi babaza hakiri kare. Uyu mwana mbaye musaba imbabazi akiri umwana nuzambona ndi tonto wawe nuzambona uzagenda umenya ngo inkuru y'uwo mwana byagenze gute. Jewe ndakeka ko uzatubabarira ntagarije wako ikintu ngiye gukora ngiye kugushakisha aho uri hose mpeme ndakwitoreye. None urajya kumushakira ko wumva ubwo ubigaragaje ibyo byo umugore uzagenda kujya nko mu nyuma kuko nta nubwo namuzi ntarwo murigira munahura ahubwo banje ugakurikirana abuzi. Nanize ikibazo kira baranshinja ngo ndi gushaka umugabo sibyo noneho ngewe nta nubwo ndamushaka ni ibintu biri kuvugwa gutyo sibyo none hari uwabyaye noneho sasa ko muvuga ko ndi umunyamakosa didiye koko reka tuganire no gusaba mu bibazo ntitugaterwe ngo natwe twitere siko bimeze mu biganireho tuganire ntushaka nubwo baramwanya wo hari wo kuganira ntugashaka ko ibintu bimara mwana wasanga umwe yivumbuye undi yivumbuye nta kwivumbura guhari kuko nimba jewe naje ubu ngubu iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me je t'aime trop nalingo mingwana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Umeze neza cyane dukurikirana umunsi ku munsi nizere ko wakoze subscribe like share ndetse na comment mu bigiye bitandukanye aho tugenda duhura mu bice bigiye bitandukanye mu giti nk'ibisanzwe bagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye wowe umuntu ushaka kwamaza kuvuga ibyawe kugira ngo ubashe gutera imbere magaze 883 iyo nimero wanjye kuri WhatsApp cyangwa se ukampamagara aguhuza na cameraman wanjye wakamejeje aho aherereye hose yitwa Hassan na direct abantu bashaka gukora indirimbo mwamwandikira cyangwa mukamuhamagara nawe nimero ze muzishaka nazibahereza akabafasha. So kuri kamera muri kubona abantu babiri arimo wita Didier ndetse naniwe kivuga ngo kure subscribe kuri Didier TV 500. Didier meze bite? Sha nta mahoro ahari. Kuri bana ingendo urugendo twafashe kwinda dushika ngaha hanye kandi cyo timutarondera kitaraboneka ni ikibazo kiba gikomeye kandi nta muntu n'umwe yakoroherwa ibyo umuntu yashatse bitaravamo. Okay. Kordi gifashe bite ndagira ngo uduhereze story y'ukuntu ibintu byagenze nta yindi story tujye kuganiraho story y'ukuntu umwana yafashwe akajyanwa warurihe byagenze gute? Ya murakoze umwana murabizi ko mu Elisa yaje azana na Elisa ibintu byabaye ngira ngo mwarabibonye byose ko byagenze hashize nk'iminsi 2 umuntu ndangira ikiraka cyo gufura siga umwana ari gukina n'abandi hanze mu gipangu ngiwe ndagenda kuko n'ubundi ndagega musiga ari gukina n'abandi bana nkagerageza nkatebuka nkaza nkamureba bigeze nko mu masaha ya 8 numva umuntu aramamaga kuri telefone arambwira Claudine uri hehe ndabwira ni narindi ati hehe se ndabwira ni umuntu arindi kufurira arambwira ati se ati watebuka ukaza mu rugo ko tugushaka ngira ngo nyine ni za story nyine umuntu yakubuze mu rugo akananirwa gutuza ndavuga nese muranshakira iki ati nyamara birakomeye ati wa mwana ati umuntu yaje aramutwara saa 6 tugira ngo amujyanye hanze kumugurira bombo cyangwa se biscuit ati kuva icyo gihe twategereje ati cyane cyane ko yaramakina n'abandi bana bamukurikiye babona bari kurenga hakurya y'umuhanda ati ubwo rero tubonye saa 8 zigeze tubona ntago twakwihangana tutakubwiye ko umwana yagiye
shana nubwo niyiwe nishyuza n'imyenda nari mufura ntabwo nigeze nyanika ese bitamaho ngaho nekireje ibintu byari bimaze iminsi bibaye nahisenze ngeze mu rugo ndagari ntabwo byakunda nasize umwana ari kumwe n'abandi batwaye umwana wanjye abanyu barasigaye biragoye ko mwambwira ngo umwana wanjye aragiye gusa nk'umubyeyi ntabwo nawe kumeze ngo nicare nabwiye abantu ni rero sasa abashoboye kujya kumfasha kumushaka muze tugende urumva gushakira umuntu ahantu utazi biragora kandi ari n'umwana njye naragiye nkajya mpagarara ku muhanda uhetse umwana nkareba utambutse nkareba shaka umwana ndamubura ndavuga ni rero gahunda ihari nubwo Didier tutameranye neza reka muhamagare Didier muhamagaye numva telefone ye niriho ndavuga siko nta wundi muntu nzi bari kumwe ahantu ari ndahamagara ndi ndavuga ndagerageza gutuza nawe namara iminsi 2 atarumva muhamagara ko biri kose ntago umutima uri butuze nawe aramvugisha hanyuma mbimubwire ntago byatinze yahise amamagara aramamagara ambaza Claudine ameze gute ndimeze neza atari ndamuganira ariko ntago ari cyane ati kubera iki ati ko ari ibintu nabonye ati bitari bimeze neza ndamusobanurira nyine ubwo mtanamubwira uburyo nyine umwana yabuze arambwa ati simbyumva ati nari nshyigikiye mama Elisa ati na Elisa ariko noneho aho bigeze ntago nyibashyigikiye niba umwana yabuze ndavuga ni yabuze bibaye ari bikunda wansanga ahantu ndi tugahura hanyuma nkakubwira uburyo umwana yabuze hato na hato utangire kayikosa ko narangaye cyangwa se umwana namubahaye mu bushake mbishaka kuko nari mfite gahunda yo gushaka nkuko twajyaga tubisererera ubwo rero numvise kumubwira kuri telefone yuko umwana yabuze bidahagije ndavuga bibe byiza duhuye nkubwire ko ukuntu umwana yabuze nibiraba ngombwa ubaza abaturanyi ukuntu umwana yabuze yenda ufate n'abana barimo bakina ubabaze ukuntu umwana bamutwaye uko biri kose ntago ngewe nezerewe nta nubwo navuga ngo umutima wanjye uratuje ubu nicyo nakora cyose ntago nabanyerekejeho umutima kubera ko umwana wanjye tutari kumwe cyane cyane ko ntazi n'umuntu wamutwaye kuko ntari imari biragoye rero kugira ngo umbwire ngo ndatuje ntago nuje. Okay Didier we ku makuru ufite meno minsi byifashe bite? Je nagerageje kugenda gucukumbura amakuru ntigisha n'ubundi ako narabuze amakuru namwe wenda nanashira no kurubuga rwanje ngo ndatangariza abantu niba nyene mba takintu na kimwe murabona muvuge ngo menye ko nta kintu kimwe kiragiye iki kirigaragaza kuko ntago umuntu yaza kugatangaza amakuru atayafise arabanza agashishoza ayo makuru kuko n'ubu ngubu ntituramenya ngo umwana ngaherereye he gusa jewe ikintu njyani ikorere bashobora kuba baramutwaye Kirehe cyane umwana akaba ari muri Kigali ikintu cyambere no kumenya ngo amayira se bano bantu babanyuramwo nabahe cyane ugasanga kuko n'umundi naganiriye na nyuzanya na nyina wa Elisa arambwira ngo wese ngo ni kuki utasanga ngo bari nawe wabo umugabo uriya mugabo ari nkawo munyakenya umwana ngageze muri Kenya ngara kugira ngo mutujijisha urumva ibyo byose sindamenya ngo hagati ya Claudine nabo ngabo ninde munyamakosa ese Claudine yaramwiburishije kugira ngo wenda angaruze umutima ko yarabona ko ntakiri tayari ntakiri mu maboko ku murongo wiwe ukumushigikira ari karakora akabona kana amafuta akabata venihindure wenda nteki intuzanye iyi mitwe usangira mpiriye sindamya se niba nyina wa Elisa bararakaye ese nyine biracyari mu rugejo rero jewe mwono mwanya ndimo ndagenda niruka hirya no hino ndamubwira ati nyene nakomere n'ubundi niyihangane kuko igeje nawe nabonye ko ibintu bitabyoroshe ako nizere ko kubera Imana dusenga ko n'abantu baba badukurikirana bagenda baduha n'ibitekerezo ndakeka bazagenda baduha ibitekerezo baduha bagenda baduha n'inyunganizi kandi ndizeye ko tuzafashanya mu kubona uwo mwana ndizeye ko kuko n'ubundi umwana wa mbere yababutse uko ibi bigeragezo ndabiheruka kera ndabiheruka ku mwana w'umuntu yari byitwa ko ari umwana wanje umwana wo bita ntuzenya Bera niwe bigeze kubura uwo mwana kandi yaragarutse rero bizaca mu nzira zose mu bw'umwana tuzagira iki tuzamenya ahaherereye ibyo ngibyo nizera kandi muhumure ntago tubateranije kuko nanje ntago nabatereranya kuko Claudine ibyo yakora byose ntacyo je byabindi bahukarakuze ubwo uriya mwana aziye cyatazi
ndi inyuma ye kandi ndizeye ko azatsinda kandi ndizeye ko aya mateka ariko aranyuramo y'ubuzima bugoye aya mateka bizamuhukunesha bizamuha no kwihangana mu buzima bwiwe akazaba intsinzi kandi nizeye ko azatsinda ko nta mvura idahita kandi umwana niyihangane wenda niyazanakura akazabona ibintu byagiye bimubaho nka kino kiganiro jewe mbaye ndamusaba imbabazi hakiri kare uyu mwana mbaye musaba imbabazi akiri umwana nuzambona ndi tonto wawe nuzambona ntuzushavurire je ntacyo nari najyaje sinigeze ndagutereranya ahubwo navuga ngo gito ni nyoko gito ni nyoko akenda gufata akakutaka kujugunya ngo agiye kweranza amafaranga kandi ayo mafaranga n'ubundi nayo kubeshaho wewe wa mwana waho uzakwira hose ndakeka mu biganiro uzabibona bine biganiro uzagenda umenya ngo inkuru y'uwo mwana byagenze gute jewe ndakeka ko uzatubabarira ntagarijye wako ikintu ngiye gukora ngiye kugushakisha aho uri hose mpeme ndakwitoreye okay Claudie hanyuma ejo bundi nagiye kumva mbona haje umuntu w'umukobwa nanzi ko ari umukobwa ko yaje nta mwana afite avuga ati njyewe mugore wa Elisa wigeze ukeka ko Elisa afite undi mugore none se Elisa kubwo duherukana yabwiraga ko yakosotse ibintu by'abagore ntabyo yigeze nta n'ibyo azi nanjye byarantangaje harimo kumubeshya mu gihe tuba turimo tuganira we yaravuze ati njye namajine ese nta wundi mugore ugeze ushaka muri uwo mwaka umwe n'igice ushize araduhakanira twese hamwe rero ngiye ko mbona haje umugore avuga ati njyewe mfite umwana w'amezi 5 nabyanye na Elisa mwamenye ryari hashize ikirekire tuzanye ko tumanye imyaka igera muri 2 cyangwa 3 gutyo ubihakanye nako mama Elisa nawe yavuga ati reka none se uwo mugore yashatse cyangwa se babyaranye wewe waramubonye namubonye twanaganiriye DJ je navuga ngo musigare muganira na Claudine ngende gushakisha untuzenya uko je ibyo muri muraganira hari ibintu imbere yo kumva ayo makuru umuntu uzenya ushaka kumva ayo makuru kintu ushaka kwanza kumva umwana hageze nshaka kumva umwana hageze ariko nanone hari ibintu wumva Didi ukumva biratunguranye ntabwo abagore ntabwo bagufuza ikizi impamvu ubu utekereza ko bitunguranye okay nimukomezanye gahunda zanyu je nigendere kuya ni ikintu gitunguranye urumva mwana rero gahunda tuba turimo ntabwo ari inzu zanyu bitakizo murimo ibyo ngibyo muzagenda kubikurikirana niba umugore yaraje nicyo gihari niba umugore yaraje abagore babiri bazirimo nose bazirimo yari byagubiri bazirimo hari umugore waje mushyashye kandi umwana akimara kubura umugore nubwo yaje tubibaze umugore ni mu mucyo rero umugore aya makuru muzatohoze hari umwana wa mbere yagize iki yabonetse nose umwana ahubwo ngiye nagakurikiranye uwo mugore ugende gukurikirana umugore yateye inda ndahavuye ahita bivuze ngo rero mwari barakundanaga ahubwo ahantu ari ukwikiza ari ukugira ngo abone uko ashaka uri igihari rero uwo mugore ashobora kuba yaraje ari gatumwa sibyo atumwa umwana wanjye akaba ari we wamutwaye icyo gihe mwara umugore mwiza tukutanye mane mwe muze ikibazo gihari none urajya kumushakira ko wumva ubwo ibyo byo umugore uzagenda kubijamwe mu nyuma kuko nta nubwo namuzi ntabwo murigira munahura ahubwo banje ugakurikirana abuzi none se ikibazo kira baranshinja ngo ndi gushaka umugabo sibyo noneho ngewe nta nubwo ndamushaka ni ibintu biri kuvugwa gutyo sibyo none hari uwabyaye noneho sasa ko muvuga ko ndi umunyamakosa didiye koko uretse ko mfite agahinda k'umwana wanjye Elisa uri gushaka kunshingira we si umunyamakosa koko kurenza ngewe urumva atari umunyamakosa inde nese nimba ari umunyamakosa ayo makosa ariko muzaya bare mu nyuma ayo makosa ngo namwanya ntukwe no kunayita nyine kano kandi ikibazo kimwe ikibazo kitaje akaga ni kuba uwo mugore kinye n'umwana yabutse ni umwana wabuze ariko none tukibaza tuti ku mwana yabuze umugore agataga none se nk'ubu natekereje kujya gutanga ikirego kuri riba ndavuga ndagitanga mvuga ko nabuze umwana ariko ndavuga ko uwo mwana yagiye mu buhe buryo igipangu nta muntu mukuru wari urimo harimo abana igihari ni niba ndi bujya gutanga ikirego ndatanga ikirego none navuga nti umugabo twabyaranye namaze kuhava
atera umugore inda uwo mugore yateye inda tubare ko uwo mugore babanikire kuko je sindamubona sibyo nose kuki uri kwemeza ibintu utatse nyine ndiko twarahuye maso bamaze gushishota ibintu muziranira nyine niba yarakwihamagariye waramaze gutohoza amakuru tese uyu mukobwa azanywe iki kimuzanye ukamaze akavuga ati inyuma y'ibi bintu hazakurikira iki aje muri kubujeje nkuko ngo wakira n'umuzagende gendere muri kaunta za genda ikintu cy'indabisi umwana niwe iminsi wa mbere niba yarateye umwana wa kabiri uwo mwana nubwo yabuze habuze umwana wa mbere ngewe cyuwo mwana nta nuko bindeba uwo mwana wundi gete nta umugore wa kabiri sibyo ikindeba oya ntabwo mukunzi naho genda mabakara utangiye kumukunda ntabwo risa mu ngo wa mugabo wa kabiri aramwanse kubera uvuze ko yironye iki yironye undi mugore uramupfuye rero icyo ngibyo cyakabe by'ingenzi byo kugenda guhiga umuntu byo guhiga umugore none se urajya guhiga umwana ngewe ndababaye ndashaka se pe nanjye ntabwo nicaye ndi kumuhiga umunsi ku munsi ese ko amuhigira sibyo uri ko amuhigira nta hantu ntageze kuko no kuri ribu nagiyeyo ndetse ndakibabwira ariko bo ubwabo mbabwira yuko nta muntu nzi neza waba waramutwara uke rero shishoza utekereze neza abanza ugende ariko byibura niyo uvuze ubukeka babasha kumukurikirana bakagira aho bahera none se wowe urambwira ngo tugiye gushaka umwana turahera aha twirukanka urwanda abiba uriya mugabo urabatse uwe mugabo uriya mugabo wundi mujya mu bakanye urabatse ntabasanga batakwishimiye nawe agasanga nawe babana bakabari babatwaye reka turekane n'uwo mugore wa Elisa hanyuma dukurikirane iwabo ese icyo kinyene nanavuga wowe banze utekereze ingingo nyamukuru ihari umbungu nta kindi kintu giha cyo ku ruhande rwawe ninde muntu washyiraho ikosa inde kiko se narishira kuyu nguye kwera iki kubera ngo niba yagiye kurondera amafaranga ayo mafaranga se ari butunge uyu nguyu naye ari butunge umwana none se amafaranga nayabona akabura umwana ayo mafaranga aratungande none se Didi nawe nkwibariza ikibazo ko wagiye mu bintu akibagirwa ko wagiye asize inyuma umwana byakubiri no gusiga mu reka tuganire no gusiga mu bibazo ntitugaterwe ngo natwe twitere siko bimeze mu biganireho tuganire ntajya ngo bari hamwe hari wo kuganira ntugashaka ko ibintu umwana mwana wasanga umwe yivumbuye n'undi yivumbuye nta kwivumbura guhari kuko nimba jewe naje ubu ngubu naje ari kugira ngo ngire ikindi muri icyo kibazo cy'umwana none se ubunuko ngewe ntababariye kuko nabuze umwana none se uwo mwana iyo mumeze nkamwicara imbere ntukambwire ngo uwo mwana nagombaga ngo kuba ndi kumureba umwana nzamureba gutya amaso ku maso uwo mwana azarya amaso uwo mwana azarya amaso njyewe namurebeshe hari umuntu yari yamamagaye nintahaguruka ngo ujye gukorera hari umuntu yari yamamagaye ashaka ngo tugende kuganira wasanga ari naho ngiye gukura ayo makuru reka rero byose nshererwa ku mpamvu zanyu musigare muganira je nigere kwihigira ayo makuru yandi akundi wasanga ndanamubonye byo mwe ntabwo mba mbizi Claudine rero no kwihangana nyine byambere urusobe umugore yanyihamagariye ubwe bwiye bamwe nkundagusha sinenze uwari ngiye ntagira twicara turaganira ambwira igihe yamenyanire na Elisa ambwira igihe babyaraniye ambwira nuko baganiriye ukuntu umwana wawe bazakwegera bakabiganira urumva ukemera nimba wamuzana umugore bakabana mu nzu imwe ariko arera umwana wawe ese uwo mwana tubare yenda uwo mudamu Elisa barabana ntago babana bendaga kubana kugira ngo barere uwo mwana babyaye n'uwawe bamurere barere umwana wanjye barere n'uwabo babyaye yego si ubwo urumva ibyo bintu mu by'ukuri nubwo Didi yavuga ngo harabaho kuba yareba umuhungu twakundanaga urumva watagiye mu makosa niba umugore akubwira ngo namenye ko mwabyarana sibyo hanyuma nyuma yaho nanjye turabyarana dufata umwanzuro w'uko tuzarera abo bana bose uko turi babiri ese ngewe ndi nyina simpare bazajya kunderera ngewe nyina simpare bivuze ngo uwo mwana yatwawe na uwo mugore wa Elisa cyangwa se nyina wa Elisa cyangwa se akaba yaratwawe na Elisa sibyo kuko bashakaga kurera umwana kandi sinari mu mubahe gahunda bari bukoreshe n'ubundi yari kumwiba bakamutwara igihari rero nimuburira kwa Elisa n'ubundi nta wundi muntu nzareka okay ijambo rimwe dusoza ikiganiro wabwira Elisa mama wa Elisa n'umugore urawo Elisa wa kabiri ngewe ikintu nababwira ari mama wa Elisa ari Elisa ari n'uwo mugore we
gutwita inda ukageza ubwo ubyara biravuna ku babyeyi babyaye abakunzi badukurikiye barabizi baba mama cyangwa se n'abapapa bita ku nda z'abagore babo kumva ngo wabyaye umwana uramurera umurera wenyine umugabo atagufashije umwana agize umwaka n'amezi 6 ahisaza umuntu araje aramwiba aramutwara mu by'ukuri Elisa yaba akurikirana iki kiganiro mama we yaba agikurikirana uwo mugore yaba agikurikirana umwana wanjye bagomba kumungarura bakamusubiza aho bamukuye cyangwa se njyewe ubwanjye nkabahigira hasi hejuru kugeza igihe mboneye umwana wanjye kuko umwana yonkaga kuva bamutwara uwo mwana ntaronka nanjye ubwanjye nk'umubyeyi birambangamira ndi kwirirwa nirukanka ku mwana kandi byose ndi gukoresha amatike kandi mu by'ukuri ntabwo nari ngiye mu kiraka kuko nari mfite amafaranga ugira ngo umuhigire ndi kuguza amafaranga yo kugira ngo mwige umwana kandi nkamubura mu by'ukuri ahantu bari bagerageze banzanira umwana wanjye bagende Elisa agenda bane n'uwo mugore we nanjye ndekera ubuzima bwanjye ntabwo bari bwo yibutse kuza gutora umwana igihe cyose cyashize niryo jambo namubwira so reka tubashimire neza ko message babageneye ibagezeho muyumve neza muyumvirize neza nyamuneka mugire impuhwe kandi mugire impuhwe za kibyeyi Imana ibarinde.